mukatiye nyine umujene ubuzima bwahita buta hano kwa Makuza. Yahuriye ngo kubera umukobwa uko barimo kuvuga ko yapfuye yiyahuye ngo kubera umukobwa bakundanaga. Ni umukobwa yari yamwanze, ni umusore wiyahuye. Kuri uyu wa gatatu Ishimwe Thierry w'imyaka 20 uvuka mu karere ka Kamonyi yagiye mu igorofa ya 13 mu nyubako yo kwa Makuza arasimbuka birangira hasize ubuzima. Bamwe mu baturage baganire na ATV ubwo bageraga habereye ibi byago bayitangarije ko nyakwigendera ashobora kuba yiyahuye kubera ikibazo yagiranye n'umukunzi we, dore ko ubwo yiyahuraga bamusanganye impapuro mu mufuka. Akaba ariho bahera bavuga ko nyakwigendera ashobora kuba yiyambuye ubuzima kubera ikibazo cy'urukundo rwamubabaje. Aba ni bamwe mu bo twasanze aho bino byago byabereye badutangariza uko byagenze. Ni umusore wiyahuye avuye muri etaje ya nyuma hejuru, hanyuma araza agwa hano hasi, ariko mu kumanuka yamanutse yibarangura numva yabanje umutwe hano, igufwa ry'intuza ryo hano mu mutwe rirasohoka. Nanjye ko mpari ndi kureba abantu bahuze, ariko mu kanya hari umujene maze kwiyambura ubuzima avuye hejuru muri etaje agwa hano hasi. Ntabwo tuzi nyine ukuntu byagenze, sinzi ikibazo yahuye nacyo, ariko yiyahuye tu. Ndi kumva abantu bari kuvuga muri 13, ariko ubwo nibyo ntabwo baba babeshye kuko abantu babivuze ni benshi. Yari umusore. Amakuru twabashije kumenya nuko yari umujene nyine, ngo ni umusista nyine ngo bamukatiye kuko bamukuye n'urupapuro mu mufuka. Umusista nyine ngo yitwa niba ari Virgin, ni umutipe warwanditse kuko bamukuye mu mufuka. Ngewe nyine narindi hari ahepfo, noneho nazamutse ari haruguru nyine mbona nyine umuntu nyine numvise ikintu kitura hasi mpita nimuka njya kureba, noneho ubwo ngubwo ngiye sanga nyine ni umuntu w'umusore yituye hasi. Numva nyine bavuga ati ngo yahuriye ngo kubera umukobwa yari afite urwandiko, ariko nyine urwo rwandiko ntibarudusomeye neza. Aza yibarangura paka hano hasi uko twari turi hano. Hari n'umumama ahubwo yari agiye kugwira nawe, ndumva yanamukozeho igice kimwe ariko ntiyamukoraho wese. Umumama nawe yabaye nk'ugira ihungabana bamujyanamo hano hasi, ndumva we yanagiye yagize ibintu by'ihungabana gusa, ariko nyuma yaho yongeye arakira. Igikorwa cyabereye banenze kino cyemezo, bavuga ko bidakwiriye ko umuntu agira ibibazo agahitamo kwiyambura ubuzima, ahubwo aba agomba guhangana n'ibyo bibazo kugera bitsinze akabivamo amahoro. Reka buriya ntabwo ari ubuzima. Mureze kuba yiyahuye wenda si twavuga ko wenda ntabwo tuzi wenda situwasiyo yari arimo, ariko kwiyahura ntabwo ari icyemezo kizima umuntu yafata mu buzima, kuko umuntu niyanasitaye arababara kugira ngo ujye guhanuka hariya hejuru zigwano, nawe ntabwo ariwe, ntabwo ugiye murenganya, ugasanga wenda baramuroze. Nakeka ko ari ibintu, ariko ntabwo afata ubuzima bwawe ngo yijyane. Ahubwo nyine nanjye nagenda nanjye bamwereka ko yuko ibintu byose bishoboka, nanjye nkagenda nkareba undi. Ni ikibazo twabajije umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Werarisi Gahonzira duhamiriza ko koko nyakwigendera yiyambuye ubuzima, dore ko ngubwo inzego z'umutekano zahageraga zasanganye nyakwigendera impapuro mu mufuka. Akaba yamanutse mu igorofa ya 13 yikubita hasi ahita apfa. Bikaba bikekwa ko yahuye kuko twamusanganye urwandiko yanditse ku tariki 29 z'ukwezi kwa gatanu, avuga ko arabe ubuzima abayemo, asaba imbabazi abo yahemukiye, ariko anashimira abamubaye hafi, n'ibindi bitandukanye yagiye yandika. Bikaba bigaragara ko yiyahuye kuko yamanutse mu igorofa ya 13 yikubita hasi. Tukaba rero twatangiye iperereza kugira ngo tumenye koko icyatumye umusore yiyahura, akiri mutoya, icyabiteye, nubwo agaragaza ko yari afite ibibazo hari by'ubuzima yari abayemo, ariko twatangiye iperereza kugira ngo tumenye uko byari bimeze. Umurambo wajyanwe Kacyiru kugira ngo ukorerwe isuzuma rusange. Ishimwe Thierry wiyambuye ubuzima ahanutse ku igorofa ya 13 mu nyubako yo kwa Makuza. Ibyangombwa bye bigaragaza ko yari afite imyaka 20, akaba yavukaga mu karere ka Kamonyi. Umubiri wa nyakwigendera wahise ujyanwa mu bitaro bya Kacyiru.
Sekanyambo Jean Damascene, ATV mu mujyi wa Kigali.